menya amateka y'umuntu washinze uruganda rwa Apple ndetse unamenye n'intambara nyinshi yahuye zo kugira ngo agere mu by'ukuri kuba yarageze ku ruganda. Sasa mu by'ukuri rero uwashinze Apple bibikana yatawe n'ababyeyi akivuka. Menya amateka y'uruganda rwa Apple rwasohoye iPhone 16. Sasa mu by'ukuri rero ni ukuvuga ngo ku itariki cyera nyine Nzeri 2024 uruganda rwa Apple rwamuritse telefone nshyashya za iPhone 16 nyuma y'umwaka ishize. Birumvikana hanze iPhone ikomeza kwesa umuhigo wo gushyira hanze nyine telefone ishya buri mwaka. Donc mu yari magambo buri mwaka bafite gahunda kugenda bagite bashyira iPhone nshyashya hanze. Sasa mu by'ukuri ku ya mbere birumvikana mata 1976 nibwo wabitone Steve Jobs waratawe n'ababyeyi be akivuka yashinze uruganda rwakoraga ibikoresho by'ikoranabuhanga by'umwihariko harimo iyo bita computer, ndetse nyuma baza gukomeza nyine gukora na telefone. Sasa mu by'ukuri rero ntabwo byarangira. Ni ukuvuga ngo Steve Jobs birumvikana yavukiye ahitwa ngo ni Silicon Valley, muri Silicon Valley muri California. Akaba yari atuye hagati y'imirima ya pome. Birumvikana atuye hagati y'imirima ya pome, byatumye rero akunda urubuto cyane cyane rwa pome. Akaba rero ari naho nyine akimara nyine gushinga uruganda n'ubundi birumvikana ariho yarushyize ahari mu mirima ya pome. Birumvikana niho yashyize hari mu mirima ya pome, haba mu icuriro rya tekinoloji ihambaye ku isi. Sasa mu by'ukuri rero ni ukuvuga ngo mu bwana bwe Steve Jobs ntabwo yari umuhanga mu ishuri, ariko agakura nyine ikoranabuhanga, nubwo bivugana naryo atari umuhanga cyane gusa akagira amahirwe yo kuba afite inshuti yitwaga Steve Wozniak. Yari umuhanga cyane mu by'ikoranabuhanga. Sasa mu by'ukuri uyu Steven Wozniak ni ukuvuga ngo mu myaka mike yakoze ibikorwa bya kataraboneka ubwo yakoraga computer ya mbere birumvikana yakoze ingana n'akabati. Donc yakoze computer ingana n'akabati, aribwo nyine nyuma witwa Steve Jobs nawe yaje kugira inama inshuti ye yitwa ngo ni Wozniak yo kuba nyine bagurisha nyine iyo mudasobwa. Sasa mu by'ukuri rero ukuvuga ngo nyamara nubwo byari igikorwa cy'akataraboneka, Steve ni Wozniak yari akoze birumvikana ntabwo yatindiganyije, ahubwo yahise yemera nyine Steve Jobs ko bagurisha nyine iyo mudasobwa. Hanyuma rero bakanywera amafaranga bari gukura muri iyo mudasobwa. Sasa mu by'ukuri nyuma nk'umwana w'imihanda birumvikana Steve Jobs yahise ayishakira umukiriya, ariko bemeranya ko bashyira ikimenyetso cya pome kugira ngo ajye aba ari cyo nyine iranga ibikorwa byabo, cyane ko bari batuye mu mirima ya pome. Sasa mu by'ukuri ndetse iyo bamara nyine kunywa ibiyobyabwenge barenzagaho pome, mu yandi magambo akabaga bari n'ibitangaza kweri. Donc iyo bamaraga kwinywera basinze cyangwa se bamaje kunywa ibiyobyabwenge barenzaga urubuto rwa pome. Sasa mu by'ukuri mu rwego rwo kugira ngo nyine pome yabo itandukanye n'urunyanya, cyangwa mu rwego rwo kugira ngo pome yabo itandukanye n'urunyanya, rero Steve Jobs na Steve Wozniak bemeranyije ko nyine bajya bashyiraho nyine ikimenyetso cya pome irumyeho, kugira ngo nyine n'undi wese cyangwa se ubonye icyo gikoresho ajye amenya ko aribo bagikoze. Mu yandi magambo barebye aravuga ati hari ukuntu byagaragara ko ipome hari n'abandi bakoresha pome, sasa twebwe reka dukoreshe pome irumyeho. Sasa mu by'ukuri nyuma yo kubona nyine umukiriya w'iyo computer bimvikana bahawe ikiraka cyo guhita bakora computer 100 zose. Sasa mu by'ukuri icyo gihe rero bakoraga computer mu mbaho, ndetse ari nini ku buryo yanganaga n'akabati. Donc bakora computer nini ikoze mu mbaho ku buryo babonaga ko ingana nk'akabati. Sasa mu by'ukuri nyuma yo guhabwa iki kiraka cyo gukora computer 100 batangiye akuzikoresha mu cyumba cya mushiki wa Steve Jobs. Bimvikana nyuma bakomeje rero kwagura ibikorwa byabo, bimvikana babyimurira muri salo yiwabo n'undi wa Steve Jobs. Bimvikana hanyuma rero bakomeza mu garage yiwabo wa Steve Jobs. Sasa mu by'ukuri rero
nyuma yo kuba inganza marumbo nyine mu gukora ibikorwa bya computer, iyi kompanyi yaje gutangira gukora na telefoni, hanyuma babona nyine ko abakiriya benshi cyane cyane ko bari baramaze nyine akwizerwa kubera ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga. Sasa by'ukuri mu mwaka wa 2007 Apple yashyize hanze telefoni ya mbere yise iPhone, bivugana ya mbere icyo gihe ikoresha umuvuduko wa internet wa 2G ndetse ikagira nyine n'ifoto ya 2MP gusa, ariko naho ifite ububiko bwa 4GB na 8GB ndetse na RAM ya 120MB. Sasa by'ukuri kuva mu mwaka wa karindwi Apple yatangiye nyine gushyira hanze telefoni nshyashya buri mwaka, aho kugeza nyine mu mwaka wa 2023 bari bamaze gushyira hanze ubwoko bwa telefoni ya 41, ubwo ni ukuva kuri iPhone ya mbere kugeza kuri iPhone 15 iyo bita iPhone 15 Pro Max. Sasa mu by'ukuri no ukuvuga ngo kuri uyu wa 9 Nzeri 2024 birumvikana iPhone yongeye gushyira hanze telefoni nshyashya zirimo iPhone 16 Pro, niyo bita iPhone 60 Pro Max na iPhone 60 Plus. Izi zose rero zikaba zibimikana zikungaye mu mikoreshereze y'ubwenge bw'ubukorano, artificial intelligence cyangwa se AI, kamera nziza cyane. Sasa mu by'ukuri ikaba ifite nyine kamera nziza cyane. Sasa uretse ibi rero byose hakaza muri processor nshyashya ya iPhone ya bivuga ngo yitwa A18B Beacon, yitwa donc no kuvuga ngo ni yitwa iyo processor nshyashya nyine ya iPhone bivugana yitwa A18 bionic chip, bivugana yongewe muri izi telefoni bizamura imikoresho yazo irushaho nyine kunyaruka. Sasa mu by'ukuri zishobora nyine guhabwa operating system ya Qualcomm bivugana Snapdragon. Sasa mu by'ukuri rero no kuvuga ngo izashobora nyine kubyaza umusaruro internet ya 5G. Sasa mu by'ukuri amabara rero y'izi telefoni birukana za iPhone 16 birukana arashashagire cyane ku buryo nyine butandukanye n'izindi telefoni zabanje zizatuma igaragara neza cyane. Sasa mu by'ukuri kuri uyu rero wa mbere uruganda rwa iPhone birukana rwa Apple rwashyize ahagaragara uruhererekane rwa za telefoni nshyashya za iPhone 16. Sasa mu by'ukuri uruganda rwa iPhone rwahise nyine rutangiza ibyiciro bishyashya kuri telefoni zayo. Sasa mu by'ukuri rero ibibazo bitangaza ibiciro bishyashya kuri izi telefoni. Sasa mu by'ukuri murumva ko ahantu uruganda ruba rwaraturutse, yemwe ariko murumva ko ibintu byose bihera hasi. Wowe ushaka guhera hejuru uri iki? Urashaka kwigira iki? Kandi numva ko n'izi nganda zikomeye zarageze yara hasi. Nyamara nanjye mba nize buriya. Nanabashimiye rero, murakoze.